kesi ya Maripangu uko iteye muri korera judgment sintinda. Maripangu mu kwezi kwa gatanu yerekeje mu cyiciro cya gatatu muri Leta Zunze z'Abarabu mu ikipe yitwa Al Sharjah. Yaragiye muri test yoherejwe na Gasogi United, ariko yafashijwe n'umu agent witwa Alex Karenzi, ni agent waba Onana. Agezeyo yakoze test arayitsindwa, biba ngombwa ko agaruka mu Rwanda. Kenisa aramubwira ati hari indi offre ndi kubona mu Burayi, nshaka kuzakoherezayo muri test ukajya kuba wakorayo igeragezwa. Ariko ubwo Maripangu agaruka mu kwezi kwa gatandatu gushyira kwa karindwi, amasezerano ye yari ari kugera ku musozo, kuko Kenisa atekerezaga ko azamwohereza i Burayi muri test. Byabaye ngombwa ko yumvikana na Maripangu ibintu bimeze gutya. Yaramubwiye ngo sinyira amasezerano y'igihe gito ari butume tubasha kukohereza muri test i Burayi, nuyitsinda uzagurishwa na Gasogi kuko uzafite amasezerano. Ayo masezerano Maripangu yasinye ku itariki 24 z'ukwa karindwi, yari amasezerano azamugeza ku itariki 24 z'ukwa 11. Yego, uku kwezi iyo tariki twaranayirenze. Amasezerano yasinye y'amezi 4, donc ava mu kwa karindwi kuri 24 akazagera kuri 24 z'ukwa 11. Yavugaga ko naramuka agurishijwe ubwo hari amafaranga Gasogi zahabwa bari bumvikanye. Hanyuma ntibyaje gukunda ko Maripangu ajya i Burayi. Mu kuguma mu Rwanda, Kenisi yaramubwiye ati okay, urabona wagumye mu Rwanda, ntabwo bigikunze kujya i Burayi, reka dukora aya masezerano tuyagiye amasezerano y'umwaka, azagende asozanye n'iyi sezo. Mu yandi magambo, yandi twari dufite yo kuzageza kuri 24 z'ukwa 11 tuyatesha agaciro, hanyuma dukora ni masezerano azagenda akageza sezo irangiye mu kwa gatandatu ku mwaka utabe no kunyana yarakozwe. Amasezerano Kenisi yarayanditse. Amasezerano yavugaga ko Maripangu azahabwa miliyoni 10 za Rokritoma nk'umuntu ugiye kwakinira umwaka. Ayo mafaranga kayahabwa bitarenze ku itariki 31 z'ukwa 12, 10 za Rokritoma. Bakavuga ko Maripangu azajya ahembwa umushahara wa miliyoni buri kwezi, ndetse match Gasogi tsinza agahabwa 100,000 bya prime kuri match ganye, akanagirwa kapiteni wa Gasogi. Ibyo nk'uko Kenisa bivuga, amasezerano barayanditse. Kenisa arayasinya, abwira Maripangu ngo nawe uzaze usinye. Ubwo turi kugera mu kwezi kwa 9. Yego, Maripangu ati nta kibazo, wereka dukine ndayasinya nta kibazo. Maripangu bongeye kumubaza yaravuze ngo muyanyoherereze nyaye agent wanjye tuyigeho tuzabasubiza. Ubwo kwezi kwa kurashize babamuhembye amafaranga miliyoni, ukundi kuri kubita muhemba miliyoni atarasinya. Match batsinda bakamuhereza prime, yagizwe kapiteni. Hategerejwe ko kuri 31 z'ukwa 12 Kenisa azabashyizeho miliyoni 10. Ariko turavugira kuri Maripangu utari wasinya. Yego, Maripangu ayo masezerano mu gihe atarayasinya yategereje ko 24 z'ukwa 11 zigera z'ukwa 11 zigeze, ahita avuga ati ntabwo ngifite amasezerano na Gasogi, nta nayo nasinye, ayo ne nabemerera 24 z'ukwa 10. Bari barakoze icyo bita verbal agreement na chat zirari ku WhatsApp. Yego, baracase ku WhatsApp amasezerano ntibayakora ngo yasinye, bigeze bimara bihinduka verbal agreement ayitesha agaciro. Ijyari rero niki? Kenisa aravuga ngo nge ndajya mu nkiko zisanzwe ngo mu bijyanye n'itegeko ry'umurimo ngo verbal agreement igira agaciro, we niko abivuga. Noneho Maripangu akavuga ati mu mupira nta gaciro bigira, kuko iyo biba bikagira ntabwo twakabaye tujya guhabwa lisanse ngo noneho ngo badusabe kontra zisinye. Nabajije muri Ferwafa barambwira bati uko bizagenda, ati ubwo ikipe imushaka ni he? Ndavuga ati ni Rayon Sport. Ati returu nijya gutangira Rayon izasinyisha Maripangu, izane kontra ya Maripangu isinye. Yego, na Gasogi izazana Maripangu nk'umukinnyi wayo ariko ifite kontra Maripangu atarasinyaho. Ati icyo gihe azabaje muri tije ko amakipe abiri yombi azabavuga ko umukinnyi ari uwabo, tugomba kumuha lisanse imwe. Icyo tuzareba rero ngo tuzareba icyitwa ngo icyambere ngo icyo leta relationship nguri undisputed, ikidashidikanywaho Maripangu yabaye umukozi wa Gasogi. Yego, ngo duhite tureba noneho ngo icyo bita ngo ni proof of end debt contract, nango
igihamya igihe amasezerano yari afite yarangiriye kiragaragara kizaba ari itariki 24 z'ukwa 11 ati nitumara kubona ko amasezerano ye yarangiye federasiyo nizamuhari irizi leta ntabwo ari Gasogi kuko amasezerano Gasogi ishobora kutemera ko yaguha kugira ngo igutinze ati rero tuzahita tubwira umukinnyi tuti lisanse yawe iremewe ubaye umukinnyi wa Rayon validity yayo kontra yawe muri Gasogi yaba expired kugira ngo ube eligible gukina Rayon Sport nuko tugendera kuri kontra Rayon kuko ari wemeye gusinya Maripangu nyine azemera ko ari uwa Rayon kurenza ko yabo Gasogi iyo operation rero ngo izarangira Rayon Sport ngo imwegukanye mu gihe Maripangu yari kuba yarasinye nibwo byari kuba ari ikibazo ariko kuva nta mukono ari ku masezerano Maripangu yemereye gusinyira equipe ya Rayon Sport yandikiye ibaruwa ifunguye equipe ya Gasogi abibutsa ko adafite amasezerano yabo abibutsa ko bagereje kumusinyisha amasezerano nk'ibisa n'agahato atabyemera agifite uburenganzira bwo gusinyira equipe ya Rayon yose ariko akantu ka Gacinya akomojeho sima butagasoza mu munota Gacinya ngo yatangiye kugenda abazabaza abakinnyi bari kugana ku musozo w'amasezerano harimo n'aba APRFC ngo rero muri uko gushaka amakuru nibwo yaguye kuri dosiye y'uwitwa Maripangu Gacinya ngo yavuze atya abwira Tadeo na Muvunyi aravuga ati buriya twaratowe ariko kinyamupira abareo ntibazi ko duhari ni ikihe kintu twakora cyatuma abareo babona ko twaje twiteretse twamaze kuhagera arabati ikinyamupira ni gapapu ngo baramubwira ati siko tudakeneye umukinnyi twa Maripangu ku 10 twafite Keve dufite Paplay Irishari yahakina uyu mwana yitwa Bagayoko yahakina Gacinya uyu mukinnyi ushaka ko tugura nuki Gacinya arabwa tumva mbabwire abareo ndabazi bakunda iki kintu nyine cya fight cy'intambara bakamenya ko direka bamenya ko yavuze ati mureke tumuhembe make baze ko Maripangu yemeye kuva kuri miliyoni ya Gasogi ngo azahembwa 850 kuri Rayon yemeye ko batazamurukira 10 ngo bazamurukira 8 ngo ariko bari muri Rayon agent wabibonamo inyungu agent yitwa Karenzo aravuga ngo kadusoze minota ya akaba ari umukinnyi wakinnye muri equipe nationale ya Centrafrica bizanyorohera ko profile zabizamutse nzabona uko mugurisha urumva agent arabonamo inyungu umukinnyi azabazamuye profile Rayon nayo irabona ko izabikoze gapapu ibabaje Gasogi abafana mube excited ba Rayon nimuba mwatsinze APR mu kwambere mugashanyisha Maripangu Rayon muzahita mushyuha hari n'amakuru ufite ko hari umukinnyi ugiye kuza undi mu récupérateur ukomeye tuzagaruka ejo uzasimbura Majaro nakomeza kwigira nabi Gacinya arabati tuzaba twiteretse mu muji ati tuzatwara ibikombe dutuje abareo bavuga bati umujyi uzamenya ko bahagera twari twarabuze ahubwo rero